Ninginga Imana ngo ukwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira ubushobozi wowe uhite ubijyana ubitezeho kashe ubizane hano yabimbwiye ari nka saa 8 namwe ndava muri office saa 11 bibe byakunze namwe nintabona mudugudu se aramwe mwumva kandi mwese mushakire mudugudu nahize umugabo witwa Kanamugire namwe Kanamugire sinya Kanamugire arabisinya Kanamugire bigeze ku amazina ye yose yitwa Ndayishimiye Rwigani yamenyekanye ku izina rya Rugaju Rwigani. Uyu ni umunyamakuru wigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bakeya. Uyu Rugaju Rwigani numwe mu banyamakuru bazwiho ubusesenguzi, numwe mu banyamakuru bakundwa n'abantu batari bakeya. Uyu Rugaju Rwigani numwe mu bantu bavuga ukuri uko babyumva. Rugaju Rwigani numwe mu bantu badaca ku ruhande, iyo ababa yarabikwereka, niyo yishimye arabikwereka, iyo afite icyo kuvuga arakivuga, dore ko yewe Rugaju Rwigani ubwe ajya atangaza ko igihe cyo kuvuga kiba gitoya. Yitwa Rugaju Rwigani cyangwa se Ndayishimiye Rwigani. Ariko ikintu dukwiye gusakaza, ikintu gikwiye gukwira, umwuka utwikira ikirere cy'u Rwanda igihugu, reka umwuka w'ubuvandimwe n'urukundo kuruta kuba abantu bahari ariko hatwikiriwe n'ikintu cy'inzangano n'amashyari n'imitima mibi. I don't think ko ari ikintu kizabe na gato. Why? Mu buzima nta hantu abantu bigeze batera imbere abari bo bose hatabanje kugira imbaraga aho ngaho mu gihugu cyabo. Donc hatabanjemo gupfukura iyo misingi yo gushyigikirana, ntago bibaho. Burya koko umunyarwanda bivuze neza ngo icyo uzaba cyo muragendana, kandi burya koko ngo umuntu yakurwanya ariko ntiyarwanya icyo Imana yakwandikiye cyangwa se icyo Imana yifatanyirije. Burya ngo ntawagitandukanya. Hari igihe umuntu akurwanya akagusunika yibwira akagushyize hasi, burya koko arimo aragusunikira mu mugambi w'Imana cyangwa se arimo aragusunika kujyana aho Imana igushaka. Rugaju Rwigani bwari bugoye cyane, ubuzima yaciyemo bwari bugoye, dore ko Rugaju Rwigani hanyuma yuko abaye umunyamakuru kuri Radio and TV 1 y'umugabo witwa Kenisi, dore ko uyu mugabo Kenisi ni umwe mu bagabo bavuga ukuri, n'umwe mu bagabo navuga ngo bakomeye ku butaka bw'u Rwanda, dore ko ni na perezida wa Gasogi United. Rugaju Rwigani yari umunyamakuru wa Kenisi cyangwa se ku gitangazamakuru gikuriwe na Kenisi, kiborwa n'uyu nguyu Kenisi. Kenisi aramwirukana bitewe n'ibintu batumvagaho kimwe, ariko kwirukanwa kwa Rugaju Rwigani kuri Radio 1 byamubereye imbarutso yo kwinjira mu bitangazamakuru bikomeye mu Rwanda, aho twavuga igitangazamakuru cya RBA. Iki ni igitangazamakuru cy'igihugu muri rusange. Rugaju Rwigani kwirukanwa kuri radio iciriritse nka Radio 1 byamuhesheje amahirwe akomeye yo kwicara kuri mikoro za Radio Rwanda, radio y'igihugu yitwa Rugaju Rwigani. Ukora business. Yes. Maze kumva itangazo ryasohotse, ngiye kubaka urusengero rugezweho. Bone hekaru. Ngiye kubaka hekaru y'Uwiteka. Umva se nkubwira, numvise ibisabwa. Ubu nabura abantu 1000 bansinyira. Ande ni 1500. 1000 mu karere ushaka gukoreramo. Ubu muri Gasabo nabura abantu 1000 bansinyira. Ba. Na miliyoni byaye kuzidasubizwa. Ibyo nta kibazo kuko n'ubundi nshobora kuyatanga nk'ituro. Busanzwe Rugaju Rwigani ni muntu ki? Ndagira ngo tubiganire. Ndagira ngo umunsi wa none munyemerere tugaruke kuri Rugaju Rwigani. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze kuri mikoro, nibyo kusenge Eric. Munyemerere tugaruke kuri Rugaju Rwigani. Uyu ni umunyamakuru w'imikino, ni umunyamakuru wigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bakeya, yewe n'abanyarwandakazi, dore ko Rugaju Rwigani ni umwe mu bantu bakundwa mu ruganda barizwamo, ni uruganda rw'imikino, dore ko Rugaju Rwigani ndamutse mvuze ko ku butaka bw'u Rwanda ariwe musesenguzi wa mbere mu bijyanye na ruhago ntago naba mbeshye.
dore ko ibi byamuhesheje no kwicara kuri mikoro za radiyo Rwanda, igitangazamakuru cy'igihugu. Uyu Rugaju Rigani, dore ko iyo ugeze mu mujyi wa Kigali usanga abana batoya baririmba Rugaju Rigani, wagera mu byaro mu ntara enye z'igihugu ugasanga abantu bose baririmba Rugaju Rigani, iyo ugeze mu makipe akomeye usanga bose bavuga Rugaju Rigani, dore ko yewe Rugaju Rigani ni umwe mu banyamakuru bakunda gusenga, dore ko hanyuma y'itangazamakuru ni umwe mu bantu bakunda ibintu byo gusenga, dore ko Rugaju Rigani ari umwe mu bantu bakunda ibintu bijyanye n'igisirimba, kuririmba ndetse n'ibindi. Rugaju Rigani ni umwe mu bantu bigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bakeya bitewe n'ukuntu avuga ashize amanga, bitewe n'ubusesenguzi burimo ubuhanga budasanzwe, dore ko Rugaju Rigani ni umwe mu bantu navuga ko yakuze bimugoye, dore ko burya Rugaju Rigani amakuru utaruzi kuri we, Rugaju Rigani ni imfubyi, hanyuma yuko abuze ababyeyi, nyuma yuko yisanze mu itangazamakuru bigoranye cyane, byaje kumufasha kuba umuntu udasanzwe, dore ko Rugaju Rigani kugera kuri Radio 1 byari bigoye cyane, abantu benshi baramusuzuguraga, dore ko ntago yarazwi, babonaga ko ibintu akora nta hantu bizagera, ariko nyuma gatoya Rugaju Rigani aza kwisanga yirukanywe na Kenisi, ubwo yibazaga ati ndajya hehe, ubwo yibazaga ati birarangiye, ubwo yumvaga ko ubuzima bwe burangiye burundu, akumva ko ibintu by'itangazamakuru agiye kubireka, nibwo muri RBA mu gitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda inama yari yateranye batekereza kuri Rugaju Rigani. Ubwo Rugaju Rigani yibwiraga ko agiye gusubira mu ntara, agasubira mu cyaro, akajya guhinga nk'abandi, cyangwa se akajya korora, cyangwa se akajya gucuruza, nibwo yabonye message nziza cyane guturuka muri RBA, by'umwihariko kuri Radio Rwanda, bamubwira ati Rugaju Rigani turifuza kuguhereza akazi ukaba umunyamakuru w'igitangazamakuru cy'u Rwanda RBA. Yabyakiranye yombi, yabyakiranye ibinyamuneza, yabyakiranye ibyishimo bidasanzwe. Uku niko ubuzima bwiza bwa Rugaju Rigani bwatangiye. Usibye kuba ari umuhanga, usibye kuba yarize, usibye kuba afite impano ya ruhago, burya Rugaju Rigani na ikindi kintu nakubwira nuko uyu Rugaju yize n'ibijyanye n'ubutoza, dore ko bitewe na tactique abareba mu kibuga n'ubusesenguzi n'ibindi, ibyo kandi abijyanana no kubyanaliza, akabijyanana no gutoza, dore ko kugeza kuri uyu munota uyu Rugaju Rigani afite lisansi ya kafu. Kandi ikindi kintu wamenya, uyu Rugaju Rigani ni umutoza muri Gorilla Football Club, ikindi cyiciro cya mbere ku butaka bw'u Rwanda, yitwa Rugaju Rigani. Reka mbashimire mwe twabanye, reka nkubwire ngo murabe ingenzi, kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye uba natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Yari Rugaju Rigani, ndabashimiye cyane.